ibintu ukoze birandakaje, ntabwo ari wowe undakaje ariko ibintu ukoze yego dutandukanye umwana ingeso y'umwana cyangwa behavior n'umuntu. Abana bacu rero ni inshingano z'ababyeyi, ni inshingano z'ababyeyi kugira ngo tubafashe kumetiriza ayo marangamutima. Ntabwo abana bacu bazametiriza ayo marangamutima twebwe tutabidemonstratinze cyangwa tutabyerekanye mu rugo. Buriya abana biga bahereye ku byo bareba kurusha ku byo tubabwira. Nubwo kubabwira ari byiza cyane, ariko cyane cyane mu buryo tubyitwaramo mu rugo. Every time I talk to people, ntabwo nshaka abantu bumva ikiganiro cyangwa bumve ibyo tuvuga bumve ko byararangiye. No. Yes, there is a problem, but there is also a solution. Yes, it's never too late. It's never too late. Nahere tubasuhuza muri Shape to Shape, twongeye kubakira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose no mu byo murimo byose. Turabishimiye, turabakunda. Dukomeza kubona comment zanyu, ni ukuri kandi biratunezeza. Imana ibahera umugisha kandi mukomeze mudukurikire mu biganiro bitandukanye tuba twabateguriye. Muri ya ntego rero twihaye kubaho neza, umuntu agizwe n'amarangamutima, umuntu agizwe n'umubiri, umuntu agizwe n'umwuka, byose tugenda tubishakira abantu batandukanye b'inararibonye, babinyuzemo, babyize se, bafitemo experience se, babifitemo ubumenyi butandukanye kugira ngo baze batuganirize, baganirize uri guca aho hantu yiyumvemo nawe amenye ukuntu abyitwaramo cyangwa ukuntu yabisohokamo bitamusigiye ibintu birebire. Rero turabishimiye, uyu munsi tuje kuvuga ku marangamutima nanone. Tumaze iminsi turi mu by'umwuka cyane, ubu twaje mu marangamutima noneho kuko nayo aratugize. Uyu munsi tuje kwiga ko amarangamutima burya agira ubwenge. Ubwenge bw'amarangamutima aribwo tugiye kuvugaho uyu munsi kugira ngo umenye impamvu umeze kwa kundi umeze. Sibyo mama Joy, yeah. amenye impamvu ameze kwa kundi ameze. Yes. Niyo mpamvu tuje kuvuga ku bwenge bw'amarangamutima. Yeah. Turakwakiriye cyane, karibu muri Shape to Shape. Murakoze cyane. Wasuhuza abadukurikiye hanyuma Yes. tugatangira. Nanjye ndishimye kubana namwe kuri uyu munsi cyangwa umugoroba cyangwa iri joro aho mwaba muri hose. Wakoze cyane Shape to Shape Arlette kuba wongeye kunyakira kugira ngo nganirize audience yawe. Yego. Ibintu ukora ni iby'agaciro cyane. Niyo mpamvu nanjye iyo umpamagaye kugira ngo ngire icyo nongera ku murimo ukora, mbiha agaciro nkabasha kuza. Thank you. Ubwo rero ndishimye cyane kuba ndi hano, kanizere ko turi kugirana ibihe byiza Cyane rwose. Yes. Turisobanukirwa uyu munsi. Yes. Ni Mama Joy, ni psychotherapist. Yes. Mu Kinyarwanda ntimubimbaze ntabyo nzi. Yize ubuzima bwo mu mutwe nicyo nzi, Yes. na karagiteri zacu, impamvu duteye uko duteye, impamvu turi uko turi. Tugiye kuganira ku bwenge bw'amarangamutima. Yes. Waduha ka definition k'ubwenge bw'amarangamutima buriya ni iki? Yego, ntarakora iyo definition nk'uko wari ubivuze. Nitwa Joy Ruhigisha. Yego. Nkaba ndi umumama w'abana 3, nkaba ndi psychotherapist. Therapist. Ni ukuvuga ngo akazi dukora ni ukugira ngo dufashe abantu tunyujije mu buryo bwo kubaganiriza kugira ngo barusheho kwimenya, kwisobanukirwa, kugira ngo barusheho gushakisha uburyo babaho mu buzima, cyangwa babasha gukemura cyangwa kurwana n'ibibazo bashobora kuba bafite, cyane cyane ku wa muntu w'indani, kuko akenshi abaganga b'abadogiteri nyine bize ubuganga bwa medicine bita kuri physiology cyangwa bita ku buzima busanzwe inyuma bw'umubiri. Twebwe rero twita ku buzima bwo mu mutwe no ku marangamutima, kuko ubushakashatsi bwaje kwerekana yuko nk'uko ubuzima bwo mu mubiri ari ubw'ingenzi, n'ubwo mu mutwe n'amarangamutima nabwo ni ingenzi cyane. Cyane ni ukuri. Yes. So definition rero cyangwa
ubwenge ubwenge bw'amarangamutima. ubwenge bw'amarangamutima mu rurimi rw'Abongereza byitwa emotional intelligence. Bikaba rero icyo bisobanuye ko ari ugusobanukirwa amarangamutima yawe, ukabasha no kuyajera, donc kuyasobanukirwa, kuyamenya, ukabasha no kuyajera, ariko ukabasha no gusobanukirwa ay'abandi no kubafasha cyangwa no kubasapotinga mu gihe barimo kunyura mu bihe bitaboroheye. Nicyo bivuze. Ubwo rero akenshi iyo tugiye mu mashuri asanzwe iyo kugenda ukiga, tuvuge umwana iyo yamaze kugeza imyaka 4, 5 aragenda akajya mu mashuri asanzwe kugira ngo arahure ubwenge busanzwe bwo mu mashuri. Ubwo bukitwa n'ubumenyi. Mu Cyongereza rero babwita intelligence quotient, ni ukuvuga ngo uragenda kugira ngo umenye ubwo bwenge. Ni nacyo abarimu cyane bitaho. Yego. Ariko nta muntu, akenshi abarimu ntago baha umwanya w'ubwenge bw'amarangamutima kuko ntago ari byo batorejwe, ntago biri muri curriculum. Kenshi nk'ubu ngubu hano muri Canada ibintu bigenda bihinduka, ugasanga bajugunyamo nyine ama subjects ya emotional intelligence, ariko ntago ari ibintu biri obvious. Ubwo rero umwana ushobora gusanga ari very smart, afite ubwenge bwo mu mashuri kubera nyine yiga, abarimu babyitaho nyine bakamwigisha, cyangwa ari naturally talented child akabafata vuba. Ariko ugasanga uwo mwana nubwo ari smart, akora nyine atsinda akabona 100%, 90%, ushobora gusanga uwo mwana adafite ubwenge bw'amarangamutima. Kandi ubushakashatsi bumaze kwerekana ko niyo waba ufite ubwenge busanzwe bwo mu mashuri, ariko ukaba ufite ikibura cyangwa ukaba ubwenge bwawe bw'amarangamutima butuzuye neza cyangwa budahari neza, bishobora kukunanira kuguma mu kazi, bishobora kukunanira kubana n'abantu neza. Ugasanga mbese nubwo waba ufite amafaranga, uri smart mu bwenge busanzwe, mu bigaragara, ariko ushobora kuba struggling mu relationships zawe, mu kazi no mu rugo, kubera udafite emotional intelligence. Ko bitanyiriza hehe n'ingeso mbi mama, ari ukuntu umuntu tukana easily kamubwikira agahita kurekurira igitutsi kiri aho, cyaka kuzamura urutoki cyangwa agahita kubitaho urujya akagenda adafashe umwanya ngo agusobanurire. Bifite ahantu bihuriye n'ayo marangamutima n'ubwo bwenge bw'amarangamutima. Icyo twita twebwe mu Kinyarwanda navuga ngo imico mibi, aho uriya muntu nta ndera agira, things like that. Hano rero yego babyita imico mibi, ariko ni nka behavior. Yego, behavior, bad behavior. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agututse cyangwa akubwiye nabi, ari byo wise ingeso mbi, ni uko hari ibintu biba bimwirukankamo indani, they are feeling a certain type of way. Ni ukuvuga ngo hari amarangamutima aba arimo kugendagenda muri we, ariko ntabashe kuyajera neza. Noneho ugasanga akubwiye nabi cyangwa aragututse, cyangwa hari n'ababa physically agakubita nk'igipfunsi mu gisika, cyangwa akagukubita cyangwa akamena ikintu afite. Icyo gihe ugasanga nyine ayo marangamutima atabashije kujera, abaye manifested muri behavior afite. Noneho ikibazo kiza kuza especially ku bana cyangwa ku bantu babana, iyo izo behaviors zibaye manifested cyangwa uko izo ngeso zibaye zigaragaye, tutangira kwibanda ku behavior aho kugira ngo turebe ikibimuteye, cyane cyane ku bana. Urumva iyo ari umuntu mukuru, expectation nuko ugomba kumenya kwitwara mu bantu, no kumenya uburyo uvuga n'igihe uvugira ibintu. Ariko iyo ari umwana, ni ukuvuga ngo iyo ari umwana akagenda
mbese akaza yivumbura yivumbuye kubita ibirenge throwing a hari utwana tantrum, hano nuko babyita. Ababyeyi akenshi twisanga twibanze ku ma behavior umwana arimo kugaragaza, aho kugira ngo noneho tugerageze gusobanukirwa ese uwo mwana kugira ngo agende amera atya yivumbuye abiterwa n'iki birimo guterwa kuko n'abana bagira ubwenge bw'amarangamutima abana batoya niho bitangirira. hehe Ni ukuvuga ngo impamvu njyewe mba ndi umuntu mukuru ntafite ubwenge bw'amarangamutima ni ukubera ko byapfiriye mu bwana. Yes, biranakura rero by guess yes, ni nayo mpamvu nazanye iriya example yo kuvuga ngo mu mashuri tugenda bakatwigisha ubwenge busanzwe yego bwo gusobanukirwa nyine iby'isi n'ubwenge buzadufasha kujya mu kazi, kubaho ariko ntibatwigishe ubw'amarangamutima. Icyo gihe ugasanga dukuze nyine tutabizi, yego kubera atari akazi k'abarimu ku ishuri. Ni ukuvuga ngo ako kazi rero gahera mu babyeyi kaba kari ababyeyi, kaba kari gatangirira mu rugo ni umwana nako akiri muto byakagombye kugenda. Ikibazo rero gihari ni uko natwe nk'ababyeyi kubera tutabitozwe, kubera twakuriye muri environment aho amarangamutima atavugwaho, nta espace yayo mbese, kuko ababyeyi bacu nabo ntabwo bari babisobanukiwe. Usanga rero natwe ntituzi kubitoza abana bacu kubera ko tutabizi, kubera ko tutabihawe. However, abenshi the good news, inkuru nziza ni uko dushobora kubyiga. Umuntu ashobora kwiga nk'uko ugenda ugafata cours ya psychology cyangwa ugafata ukamenya gukora YouTube, ukamenya ugakora research ukavuga kugira ngo nzagire YouTube channel ni gutya uragenda ukiyedika ukabasha kubikora. ukavuga ngo ubwenge bw'amarangamutima bagushaka binyuze muri uko bimeze. Yes, bagushakira herero umuntu ajya gushakishiriza ababyeyi ntibagiye ari wenda yes, warakuze ntabwo ukiriho gusubira mu rugo ngo bakwigishe utwo tuntu uri muri mariage wenda ari urugero. Yes, utwo tuntu mbere y'uko umubyeyi ajya kutwigisha umwana yadukura he, ajya kudushakira he ayo marangamutima. icyo ni ibintu bisaba kujya mu ishuri cyangwa so icya mbere ntabwo ari ibintu bibaho, ntabwo ari ibintu wakwiga mu munsi umwe. yego ni ibintu bifata igihe. Ariko step ya mbere umuntu agomba gufata iyo ushaka ku improvinga cyangwa iyo ushaka amarangamutima yawe agende ubwenge bw'amarangamutima yawe bugende bukura, ni uko agomba kubanza kwisobanukirwa kutayafite cyangwa wowe kwisobanukirwa nk'umuntu. Mu cyongereza babyita self awareness. Donc njyewe nk'umuntu ni iki kinshimisha, ni iki kindakaza, kuki iyo ningiye mu nzu ngasanga wenda hadakubuye, kuki mpita ngira gushinga, kuki iyo umwana aje ashaka kumpobera aho kugira ngo nze muhobere numva atananyegera, ni urugero. So basically step ya mbere ni ukwisobanukira wowe nk'umuntu, ni ibiki bikubabaza, ni ibiki bikurakaza, ni ibiki bigushimisha. Ese ibigushimisha iyo wishimye bimera bite? How do you know that you're happy? Ni gute umenya ko wishimye? Ni gute umenya ko urakaye ufite umujinya? Ese iyo ufite umujinya ni ibihe bimenyetso bikugaragaraho biri physique umuntu abona? Cyangwa iyo uri cyangwa umuntu abikubwira, wabimenya n'umuntu abikubwira, ubana abikubwira, kuki umeze gutya, kuki iyo ngize gutya ugira gutya. Reproaches, impuza reproaches zikaba nyinshi. Cyangwa iyo mpangayitse, iyo mpangayitse bikabije, anxiety, ni ibiki bimpangayikisha mu buzima. Ese iyo mpangayitse byimanifesta bite mu mubiri wanjye? Kuko hari abagira nka anxiety mu nda hakamurya, yego, abandi bakaruka, abandi bakajya muri toilette anytime,
abandi bagaswetinga mu ntoki, abandi umutwe ukabarya cyangwa bakumva bafite ikizungerezi, gusinzira bikanga, gusinzira ukarara yicaye. bikanga. Donc aho naho haba hari ikibazo cy'ubwenge bw'amarangamutima butabaye develope. Ashobora kuba wenda afite nka anxiety, hari ikintu cyamuteye anxiety ntamenye kubijera. Nk'umwana hari igihe n'abana batuzaho bakakubwira mami I have a stomach ache cyangwa mu nda harandya, kandi atari ibibazo biri physique, ari kugira ari kubera ko afite nk'ubwoba, ari scared, afite examen cyangwa afite presentation ku ishuri, ariko akaba ari nervous. Yes, bitubona ko hari akantu. Yes, so anyways, back to warubajije ni gute inzira umuntu yacamo twakubaka. So step ya mbere nyine ni ukwisobanukirwa, ukagerageza rwose ukisobanukirwa emosiyo zawe, ni ibiki bikurakaza, ni ibiki bigushimisha, ni kubera iki, and all that. Ikindi ni ukugira imbabazi cyangwa empathy cyangwa kwishyira mu birenge by'abandi, mu cyimbo cy'undi, kwishyira mu cyimbo cy'undi ariko nawe wibabarira. Ni ukuvuga ngo niba ukoze amakosa, hari ikintu wakoze wumva kitajyanye na valeri zawe cyangwa n'indangagaciro zawe, ukibabarira. Mbese ntube too hard on yourself, ukibabarira ukavuga ndi umuntu nanjye ndakosa. Bibaho, birashika ko nshobora kuvuga nabi cyangwa nshobora kwibagirwa, wikiripabiliza cyane ukabye. Yes, noneho n'abandi, n'undi muntu aramutse tuvuge hari ikintu yakoze, yaba yabigenye cyangwa atabigenye, ariko ukaba empathetic, umubabarira bikakorohera, ukishyira mu cyimbo cye, ubwa wenda nari njyewe nari kwitwara gute. Cyangwa wari uzi ko abantu batajya bibabarira mama. Hari umuntu ukora ikosa, reka tureke kuvuga ngo mu mwuka ngo nakoze icyaha, ngo none ubu Imana irambona gute. Oya, mu buzima busanzwe wakora ikosa, wenda ubwiye umwana nabi, ukarara udasinziriye, ukavuga uyu mwana ndamwishe, ndamushwanyaguje iriya jambo mubwiye, ahubwo nawe bikakuviramo icyo kintu wavugaga cya anxiety, nyine ukihana, ukamera nk'umuntu uri kwipinisa, kwiha ibihano. Hari n'abo kurya bita binanira, hari uwo gusinzira bishobora kunanira, hari ushobora kuruhuka ari uko amukanguye ati mbabarira, kugira ngo yumve agize amahoro. Naho haba harimo ibyo. Akenshi biterwa n'uburyo twarezwe, niba wararezwe n'ababyeyi cyangwa abarimu cyangwa no mu maeglise, urabizi ko hari igihe bahora batubwira ngo iyo ugize utya Imana irarakaye, cyangwa uzasha mu muriro udashira, cyangwa umwana yakora nk'amakosa ukamubwira nabi, aho kugira ngo umufashe n'umwana kugira ngo umuyobore. Na Bible iravuga ngo train a child. Yes, toza umwana inzira. Urumva harimo process, it's a process. So ntago umwana iyo akoze ikosa, yes, it's very important yuko umudisciplininga, ukamwereka inzira, ukamuguidinga, ariko ntumucriticizing. Iyo ukomeje kumucriticizing ukamubwira ariko se iki cyana kimeze gite, ariko se wabaye ute, uhora ugira utya, n'ubundi nta bwenge ufite, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byose biraza, wa mwana akagenda bikurana, ku buryo niyo akuze abaye umuntu mukuru, ikintu gito kikaba ku kazi cyangwa mu bagenzi be, atangira kwireka kwikiripabiliza, gufilinga guilty nyine. Yes, ugasanga nyine ntago bimworoheye kumva yuko c'est normal gukora amakosa. Nicyo kibazo ufite narimbajije. Kuki umuntu yisanga byagenze kuriya, wikiripabilije cyane, wagize guilty, wananiwe gusinza, ni hariya biba byaraturutse muri bwa bwana uburyo batureze. Ababyeyi benshi baba bashaka tube perfect, ugasanga dukuze turi muri psychology tubita perfectionist. Perfectionist ni umuntu uhora ushaka ibintu bijye ku murongo 100%, kandi cyane cyane mu bantu b'abakristo, kubera ko again bagenda babwiriza, amadini amwe n'amwe ntavuga yose, agenda abwiriza uburyo atanga ubutumwa. Usanga buriya butumwa babutanga mu buryo bwerekana yuko niba ugize amakosa cyangwa niba ugenze mu nzira zitandukanye nizo bigishije,
wabaye ikivume Fini waciwe birarangiye. Ugasanga rero wa mwana akuriye mu bwoba, wa mwana akuze yumva ashaka amere a certain type of way, byaba bitagenze gutyo, it's shameful, it's embarrassment. bamwe bajya mu rumogi kandi agahita ava mu by'Imana akagwa aguye, ariko ntabwo ngo agume ari normal, agashaka ahantu ajya nko kwishyingura wenyine, akayishaka ibintu ajya kwitsindagiramo wenyine kuko yumva yananiranye, ntabwo ari kugenda nk'uko ababyeyi babishaka. Donc bihera mu bwana. Twitondera amagambo tubwira abantu. Yes, it's very important. Yeah. Ko twabamaze bamwe ariko twarabamaze, ariko turi kwiga at least. Every time I talk to people, ntabwo nshaka abantu bumva ikiganiro cyangwa bumve ibyo tuvuga bumve ko byararangiye. No. Yes, there is a problem, but there is also a solution. Yes, it's never too late. It's never too late. So niyo mpamvu dukora ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo duhe abantu ho. Donc umuntu mukuru ubwo utangiye kuromarika, ubwo twari turi kuvuga za nzira wacamo kugira ngo ukire, utangiye kuromarika yuko noneho I'm so hard on myself, ngomba kugira ikintu ukuntu nibabarira. Iya empathy wavuga, ngomba gutangira kwiyumva nkibabarira no gukabya. Uyu nguyu yambwiye ko nitwaye uko, reka ngerageze mbihindure, niba ngewe ntabyibonagaho reka ngerageze. Donc n'ukwijyana buhoro, kwitwara buhoro, ariko usobanukirwa why narimeze gutya. Ugerageza gufata akanya kugira ngo wisobanukirwe wowe nk'umuntu, kandi numara kwisobanukirwa wiyakire. Ntabwo ari ngombwa ukomeze wumva ko ndi ikivumwe cyangwa ndi umunyabyaha cyangwa wiyakire wowe nk'ukuri, noneho utangire kwiyomora. Wiyakire, wiyomora. Iyindi step twafata ni ukugira ngo ni ukuba socially aware. Twavuze self awareness, ariko noneho gusobanukirwa imibereho y'abandi bantu. Niba winjiye ahantu hicaye nk'abantu bangahe, sobanukirwa abo bantu, gerageza usobanukirwe abo bantu. Ese nivugisha Arlette gutya, bishobora kumukomeretsa. Niba ngiye ahantu abantu bapfushije barimo kugrivinga, barimo kurira, ntabwo mpfa kuvuga ibigambo, ndahitwara nti. So being socially aware, niba uri mu bana bawe, ese umwana wanjye ameze atya, undi ameze atya, baratandukanye. Uko mvugisha uyu nguyu siko ngiye kuvugisha uyu nguyu, kuko bafite needs, ibyo bifuza cyangwa ibyo bakeneye biratandukanye. Ya sensibility twahoze tuvuga. Uyu nguyu aroroshye, uyu nguyu ameze uko, bareactinga mu buryo hari ababihisha ntiyerekane ko yababaye kandi yababaye, hari n'ubyerekana bikakorohera kumubona. So iyo social awareness ihera no mu rugo, mu bana bawe, noneho ikagera no muri hanze, mu rusengero, mu kazi, ni nko kubaho wigengesera, niko twabivuga. Uri mindful. Sinzi kwigengesera ni ukuvuga ngo kwifatafata kugira ngo udakoma rutenderi, ko tubyita mu Kinyarwanda. Sinzi nyine Kinyarwanda kiba limited mu magambo, ariko kwifatafata nanone ni ukuvuga ngo uragenda nkaho urimo kugendera ku magi. Ibyo ntabwo ari byo turimo kuvuga, ahubwo uragenda uri mindful, witayeho kuri environment around you, wishyize mu kigo cy'abandi, ukavuga niba ninjiye kwa Arlette, ndabanza ningire ndebe ese inkweto bazisiga ku muryango, cyangwa mbese ukaba mindful, ntupfe kupfa kugenda wasamye uri aho winjiza ibikweto. So mbese ugasa nkaho utekereza abandi as much as witekerezaho. It's not just about you, it's not just about them, but it's about you and them. Ni ukuvuga ngo uratekereza abandi, uritekerezaho, uratekereza abantu muri kumwe. Ese nimvuga ntya, ningenda ntya, nindeba gutya, biragenda biti, biragira uwo bikomeretsa, cyangwa nimvuga iri jambo rishobora, biragenda biti. Hari abantu bakunda gutebya cyane, gutebya ngo no gusetsa wenda cyangwa gutera amablage cyane, ugasanga nta nubwo abashije kumenya ahantu yari gutera blage byari bimeze gute, ntazi aho kugarukira. Maybe hari n'ikiriyo, ariko ugasanga
uwo begeranye arashaka ngo bagume batera blague kandi abari aho ngaho wenda bababaye usanga hari abakomerekeje. Hari umuntu mushobora kwicarana mu rusengero wajya kubona ukabona yunamye munsi y'intebe arimo aravugira kuri telefone bien neza ntacyo yikanga. Hari utuntu vraiment tudatindaho ariko two gutindaho ukabona ko there is something wrong, ntabwo biri bizima, ariko niko ateye, uriya ni umusazi, niko tumutunze. Abantu benshi niko tubivuga ngo akunda blague cyane, ariko buriya haba hari kumenya niyo self. Blague nta n'ikitwaye, ariko nyine ntabwo uri bugende ahantu barimo kurira bafite ikiriyongo utere blague, ni urugero. So blague ni nziza kuko ituma abantu baseka, it lights up the room, nothing wrong with it, ariko kumenya when do you say and with who. Gutyo. Tugaruke rero ku marangamutima. Self awareness, donc kwisobanukirwa wowe, social awareness, practicing empathy cyangwa kwishyira mu cyimbo cy'abandi bantu, no kumviriza, active listening, donc gutega amatwi, that's the word, gutega amatwi. Niba uganiriye n'umuntu murimo kugirana ikiganiro kugira ngo wumve usobanukirwe, apana kugira ngo umusubize. Byaba ari ku mwana muto, abana barasobanukiwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umwana ashobora kutakubwira ngo mama cyangwa papa wambwiye aya magambo, nako ntabwo urimo kunyumvira cyangwa ntabwo urimo kuntega amatwi, ashobora kutabikubwira, ariko turabikora ababyeyi. Dufite umukobwa ubitubwira buri munsi, papa are you listening, papa mama wait, mama akancecekesha ngiye kuko turi kuganira na se, kabanza akamiga ashobora ko ngiye ncecetse, mama wait, it's my turn. Yes, I'm talking to papa now. Ngaceceka da. Akabanza akabwira se ibyo amubwira, akamutega nyangiza akavuga now go ahead. True, exactly. So urumva yego hari abana bashobora expressing gutyo, ariko hari n'abatabishoboye. So ni ukuvuga ngo active listening, niba uvugishije yaba ari umuntu mukorana, yaba ari uri chef wowe ari munsi yawe, yaba ari umwana wawe, yaba ari umupartner wawe, yaba ari umubyeyi wawe, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umuturanyi wawe, umuntu wari wese urimo kuvugisha, tega amatwi wumve icyo bashatse kuvuga, cyane cyane iyo umuntu ababaye, mbese harimo ibintu by'amarangamutima. It's very important kugira ngo listening. Active listening rero, kugira ngo ushobora kwibaza se active listening ni iki? Ni ukuvuga ngo urimo gutega amatwi kugira ngo usobanukirwe, apana kugira ngo usubize. Umuntu ushobora kumenya ko umuntu arimo kugutega amatwi iyo akora ibintu, for example, iyo ata interrupting ibyo wavugaga, ataguca mu ijambo. Urabona kwa kundi njyewe ndimo kuvuga, ariko ukaba wumva ufite ibyo ushaka kumbwira, ukahita mbigusukaho utarabanza kurangiza. Icyo gihe icyo bisobanuye ni uko ibyo urimo kuvuga bifite agaciro kurusha ibyo ndimo kuvuga, nubwo atari ko biba bimeze, ntabwo ari wo mugambi ufite, ariko k'uyu muntu urimo wifuzaga ko wamutega amatwi, iyo wowe umuciye mu ijambo, Abanyarwanda buriya bafite umucyo mwiza uvuga ngo nguhaye ijambo. Yarangiza kuvuga akavuga ngo nguhaye ijambo, ni ukuvuga ngo they respect the time igihe umuntu arimo kuvuga, akarangiza kuvuga, noneho mugahererekanya amagambo. Iyindi sign yo ituma wumva yuko iyo listening actively cyangwa urimo gutega amatwi, ni igihe ubaza ibibazo, follow up questions. Tuvuge niba urimo kumbwira, niba ndimo kukubwira ikintu cyangwa urimo kumbwira, nkavuga nk'ikintu, nkavuga nari ndimo kuva ku kazi, mpura n'abapolisi barampagarika. Iyo umuntu arimo kugutega amatwi, arakubaza, following up with another question, akavuga ese igihe baguhagaritse hari itike baguhaye? Yego. Mbese bikerekana ko bikerekana yuko mu by'ukuri
yakumvise arimo kukumvira ntabwo arimo gupfa kureba gusa ariko they are actively listening. Yes, so active listening nabyo birimo mu ayo marangamutima, ubwenge bw'amarangamutima. Yes. Wow. Ndumva ashaka kubyandika byose kuko birentereza. Donc ngewe nditangiriyeho self awareness, namenye ukuntu ngomba kwikontrola, ukuntu ntagomba kwikiripabiliza buri kanya, ngo nikubite cyane mbwa ngo nakabije ngomba kwibabarira, kwigirira imbabazi. Nkahindura, sibyo, ngahinduka icyo bampayeho remarque cyane cyangwa nanjye icyo mpora nibonaho cyane, nkagerageza kugihindura ariko ntikubita, ntirya inzara, ntibabaza cyane, ntakubise ibipfunsi mu nzu, mu rukuta, urabibona. Noneho tugeze muri rusange, uhereye ku bakwegereye mu nzu no hanze mu kazi, urusengero, muri ahantu hose ugiye umuntu agenda, muri bus. Hari akantu narumaritse hano, winjiye nko muri bank, ntabwo ugenda ku telefone uko ubonye, nta nubwo ari muri banki gusa, no muri basi, no muri ahantu hari abantu urespekite nyine iyo kuri kefe ugiye kwishyura muri Costco cya hehe, ugasanga uri ntabwo bibaho hano. Urabanza ukabwira uwo muri kumwe, mbabarira gatoya ndakurapera ngeze mu modoka ngiye kwishyura, ubona biri empori. Ibwo ni ya social awareness. Absolutely. Ni ukumenya abakwegereye ko ntabwo bakeneye kumva induru yawe ugenda usakuza. Njya mbibona nko muri pause ku kazi, ni akanya kanye mbonye kuvugira wenda kuri telefone, ariko abo twicaranye bari kurya, turi kurya twese, ariko ntabwo ari ngombwa ngo njyaho nsakurishe cyangwa ibyo ndi kumva muri telefone nabarengeje induru ndi kumva ikiganiro. Kandi nabo baduhuriye aho twese tuje kurya no kuganira wenda cyangwa guceceka, ko umuntu abyiyumvamo. Ubwo ni ya social awareness. Undi kubisubiramo kugira ngo wandika yandike, utandika biramucika, utari kwandika uri kwandika. Cya gatatu, gutega amatwi cyane, active listening, udaciye umuntu mu ijambo, ukominika ariko witayeho, utega amatwi. Ukaganira ariko wabanje gutega amatwi. Yes. Wow. Yeah. Nibyo gusa cyangwa hari n'ibindi twongeraho kugira ngo tumenye? So urumva ibyo ndimo gutanga nk'iby'umuntu mukuru ustrugglinga n'ibyo bintu. Ariko numvaga byakabaye byiza ko twahera uburyo ababyeyi nyine bashobora gufasha abana babo kugira ngo bubake ubwenge bw'amarangamutima. Ariko ni byiza ko twahereye hano ku bakuru, kuko mu by'ukuri ntabwo watanga icyo udafite. So abana bacu rero ni inshingano z'ababyeyi, kugira ngo tubafashe kumetiriza ayo marangamutima. Ntabwo abana bacu bazametiriza ayo marangamutima twebwe tutabidemonstratinze cyangwa tutabyerekanye mu rugo. Buriya abana biga bahereye ku byo bareba kurusha ku byo tubabwira. Nubwo kubabwira ari byiza cyane, ariko cyane cyane mu buryo tubyitwaramo mu rugo. Baradusoma nk'ibitabo. Yes, ariko hari na energy. Ushobora no kutavuga ariko energy. Nubwo ngo ushobora kwinjira mu rugo iwawe ufite umushiha, iyo energy b'abana barayipikinga. Ushobora no kuba utavuze kuko nawe udasobanukiwe. Ushobora kuba utazi ko ari stress zikwishe cyangwa ari anxiety cyangwa wumva uri fatigue, ntubimesobanukirwe. Ya self awareness, lack of self awareness, ukaba utabisobanukiwe, ukaza abantu ukabamerera nabi, ukabashyiraho umushiha cyangwa ntunavuge. Ushobora no kutavuga ariko ukaba urakaye gusa. Attitude, bakabibona, ukaba passive, babyita passive aggressive. Ariko hari n'akandi kantu rero kubivuga nkakibuka, umuntu akaba afite iyo social awareness, sinzi niba ariko nayita cyane, nayita hypocrisy, simbizi, ariko mu rugo akaba marabye, urabizi ko yitwara neza yose, hanze akaba ni cyitegererezo. Afite iyo social awareness, urayibona vraiment, azi igihe avugira, azi igihe acecekera, azi ukuntu yitwara mu bapfushije, azi ukuntu yishimana, ibintu byose arabikora neza, icyo twita mu barokore kwera imbuto nziza. Ariko mu rugo akabamara na iyo self awareness ntayihari. Ntabwo azi ko avuga nabi, ntabwo azi ko
ahora ashirahagurana nk'uko ntabwo uzi ko uhora urakaye, ugasanga mu rugo turatandukanye cyane n'uko hanze tugaragaye. Ubwo ntaho bihurira na wa muco nyarwanda. Yes, umuco nyarwanda n'umuco wa religion. Ni ukuvuga ngo religion teaches us to appear. Ugomba kwitwara a certain type of way. Kwera imbuto no kutagira inenge. Noneho ugasanga turakorera kutagira iyo nenge mu bigaragara, ariko nko gukorera kuri umuntu w'indani. Ni ukuvuga ngo niba waraye utafite ibitotsi, waraye ureba, ukaba ufite stress yo ku kazi, ukaba ufite stress y'amadeni, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose iyo utabifashe ngo ubyiteho urebe no ku buryo bikemura, ushobora kugenda hanze ukabyorosaho, kubera nyine idini rigutegeka kutagira umushiha, cyangwa kubera culture igutegeka ko nta muntu ugomba kugwa neza, ugomba kuba neza, noneho cyangwa nta kwerekana amarangamutima, noneho ugasanga ariya marangamutima aba ahari, wabyanga wabyemera araza kuvayo somehow, araza kugaragara somehow. Impamvu rero bigaragara mu rugo cyane kurusha hanze ni uko tugaruka hano tukaba comfortable. Tuba turi comfortable n'abantu bacu, kumva wavuga icyo ushaka, kumva nyine wakwirekura. So ugasanga nyine hajeho izo bazita split personalities cyangwa multiple personalities, uri umuntu utandukanye k'uyu nguyu tuzi. Kubibwirana nta kibazo, kubibwirana mu nzu, kuvuga uti hariya ko hari byari bizima, hano bigenze bite kutumaze, absolutely, kurakaye kugiza umushiha hano ni ibiki. Kubibwirana mu bugwaneza, of course, tudashwanyaguzanya, ariko nkaba nakwegera nkubwira nti cool down, uratumaze umushiha wawe, ibintu nk'ibyo bigenze bite, noneho akaba yakwe-exprime impamvu yaravuze nabi, aho kugira ngo agende yikiripabilize. None aba bana tubibatoze. Tugaruke ku bana, ni nka etape nk'enye cyangwa eshanu niba nibuka neza. Ni ukuvuga ngo icya mbere twebwe nk'ababyeyi tugomba gucreate space iri safe emotionally. Mu rugo iwacu hakagombye kuba hari safe ku bana, niba arize, niba yumva ari afite ubwoba, ari ibintu yumva ko ashobora kuvuga cyangwa ku exprime. So creating that safe space, aho kugira ngo umwana yumve yuko nabikubwira uraza gutangira umubwire ibisubizo byose, umuhe solution, cyangwa naza kubwira mama cyangwa papa ikibazo afite, mama nawe aragira ubwoba, cyangwa aragira ubwoba cyangwa aragira umushiha kubera cya kibazo cy'amarangamutima namuzaniye. Iyo bitangiye kugenda bityo, wa mwana atangira gutinya kubikubwira ko ntashaka kureba mama babaye cyangwa arakaye. Niyo mpamvu abana bakomeza kuvuga ngo why are you mad at me? Batinya umubyeyi warakaye wababaye. So ibyo bintu abana benshi baravuga mom is mad, ugasanga nyine biramujenya. So akenshi rero usanga natwe kubera kutisobanukirwa nk'ababyeyi, ibintu byinshi birimo kutugira mad. Not that umubyeyi ntabwo yaba mad cyangwa upset, it's normal, ni amarangamutima. Ariko iyo ubaye upset, bivuge, bibwira umwana wawe, mubwire bose numva mbabaye cyangwa numva ibintu ukoze birandakaje. Ntabwo ari wowe undakaje, ariko ibintu ukoze. Dutandukanye ingeso y'umwana cyangwa behavior n'umuntu, kuko those are two different things. Akenshi usanga iyo umwana yakoze nk'amakosa, twebwe nk'ababyeyi twibanze ku muntu, turamubwiye nabi, turamukankamiye, mbese criticizing uwo mwana, aho kugira ngo twibande ku ingeso n'impamvu byabaye. So izo etape rero, etape ya mbere ni uko iyo umwana aje tuvuge ababaye cyangwa arize, ni uko ubanza icya mbere ukamwereka yuko kubabara kwe cyangwa kurakara kwe cyangwa iyo amarangamutima yari yo yose ayo ari uncomfortable,
ntacyo bitwaye, biri It's normal. normal Yes, to have emotions. yes. Okay. Niba umwana aje arira, aho kugira ngo umubwire aceceke cyangwa aho kugira ngo wowe urakaye kubera umwana arize, Arize. Turabikora. araza umwakire neza, niba ari ngombwa umuhobere, noneho umubaze ese Arlette bigenze bite, Byagenze bite ko ndeba kuri urimo kurira, bimeze bite? Yeah. Hari n'abatari abakuze ntibarira, tuvuge njye mfite umuhungu w'imyaka hafi 15, ntago ari bakirira burira. nk'umubebe. Ariko kubera muba mufitanye umubano nawe, ashobora kubyuka ukabona ntago ari wa muntu usanzwe uzi. Uza ese muhungu wanjye ko ndeba wigunze, what is the matter? Ntunavuge ngo ni amahoro. Urumva ikinyarwanda tujuru Kirabikomplika. ikinyarwanda kirabikomeza cyane. Oya, si no kubikomeza, ni ukuvuga ngo iyo ubwiye umuntu ni amahoro, ni ukuvuga ngo chance yo kukubwira ko ari amahoro aba ari high. Yeah. Cyangwa kwa kundi dusuhuza umuntu, Are you okay? I'm okay. Are you okay? Exactly. I'm okay. Aho kugira ngo ubaze how are you, Yego. Yeah. uramubaza are you okay? Iyo uvuze are you okay, ni nkaho yakagombye kuba okay. Yeah. Niba atari okay, it's a Ni problem. why? It's a problem. It's okay, there's a why, but it's a problem. You don't have to not be okay, right? So nanone iyo tububwiye umuntu ni amahoro, ni nkaho tumubwira ko byakagombye kuba amahoro. Hari intambara. No, I think tuba tugamije ibyiza, tuba tushaka twumve ko uwo muntu afite amahoro. Ariko ko explain. Ariko mu by'ukuri hari igihe umuntu aba adafite amahoro, kandi ntacyo bitwaye kuba udafite amahoro y'indani. Yemerewe kuvuga yemerewe kutagira amahoro. Yemerewe kubabara. Yemerewe kutagira amahoro. That's the right word. Yeah. Yemerewe kubabara, umwana natwe twemerewe kurakara, wemerewe kuba mad, frustrated, angry, stressed, anxious. Ni ibintu byemewe. Nubwo twakuriye muri culture na environment zitabyemera, ariko dushobora kubihindura. Ni ukuvuga ngo ku bantu batwumviriza, it's absolutely okay not to be okay. Biremewe kutaba okay. Ntabwo wahora uri okay. So tugaruke rero kuri wa mwana. Yego. Niba aje arira, niba aje ari frustrated, urabibona umwana wawe mufitanye isano, mufitanye umubano nyine, uramubaza wowe nk'umubyeyi. Niyo yaba atabivuze, you check in ukamubaza. Aramutse abikubwiye akavuga ngo ntago umeze neza, cyangwa ukanabibona ku body language, ukabona ko atameze neza, uramubaza ese what is the problem? Iki cyabaye? Akagusobanukirwa. Iyo agusobanuriye, tuvuge yaravuze mvuye kurwana na murumuna wanjye, namusabaga igitabo ariko yanze kukimpa, tangira kurwana. Ambwiye nabi, birambabaza. Iyo akubwiye gutyo, akazi kawe nk'umubyeyi ni ukunormaliza uko kubabara. Ni ukuvuga ngo rwose nanjye bambwiye nabi gutyo nababara. Yego. Kuba ubabaye cyangwa kuba ubaye frustrated, ni ibintu biri normal. Nanjye ari njyewe ndakuramwereka ko mwumva. N'undi muntu babimukoreye yababara. So ntabwo uri crazy kubabara. Kuko akenshi iyo abantu bababaye, ni nkaho tuba tudashaka ngo bababare. Kandi ni ubuzima bw'isi, c'est très normal. Kubabara ni amarangamutima. Hari akandi kantu tugira ko kuvugira kure, gusubiriza umwana kure. Urabona icyo nshaka kuvuga? Uri upstairs, ari hasi, ararize, ni ibiki? Biba biri normal. Akagusubiriza hasi, wowe uri mu byawe nawe ari mu bye, mubwira igusubize, yanze, mugasanga ari guterana amagambo, ariko imbere yanjye nta connection. So wajya kumva wenda byahosheje, ariko ntabwo uzi uko byarangiye. Ntabwo uzi uko byarangiye. Kandi urumva byica nabyo buriya. Urumva ntabwo buri kantu kose abana bazarwana nako ababyeyi bazajya bajyamo. Ntabwo ari ibintu byose. Kuko nanone tugomba kwemerera abana bakishakishamo solutions. Ariko ni byiza. Ariko kugira ngo tubafashe kubaka ya marangamutima, iyo wumvishe ko barimo kurwana cyane cyangwa barize cyane, cyangwa ubona amajwi yabaye maremare, none ufite n'umwanya
uragenda ukabafasha muri iyo process. Waba udafite umwanya tuvuge ari nko mu gitondo murimo kwirukanka mwese nta mwanya uhari, urababwira okay, turagaruka kwiyi ngingo, nta mwanya uhari nonaha ariko turagaruka kwiyi ngingo, kandi ukamakinga sure ko muyigarutse. So dusubire muri za steps. So umwana araje arakubwiye cyangwa ntakubwiye ariko urabibonye, uramubajije, arabikubwiye, aramutse arangije kubikubwira urabinormalije, urabivalidatinze, ubihaye agaciro, ariko ntabwo umweretse ko ari umusazi kuba yumva ko yumva. Noneho iyo urangije kubivalidatinga no kubinormaliza, noneho mutangira transitioninga cyangwa gushakisha igisubizo. Amakosa akenshi dukora nk'ababyeyi nanjye ndimo, iyo umwana aje akakubwira ikibazo, twihutira gushaka solution. Tuvuge aje arakubwira mfite ubwoba bwo kugira ngo ngende nkore presentation ejo, ukahita umubwira ibi biroroshe, yewe reka urumuhanga cyane kanze nkwereke, uragira utya n'utya n'utya, right away umuhaye solution which is amazing. Which is amazing. Gutanga solution nk'umubyeyi ni byiza, n'ubundi abana barazikeneye, ariko mbere y'uko utanga iyo solution banza wite ku ibyo asanta muri we, unamufashe kubinormaliza, unamufashe n'uburyo yabimanaginga, yakopinga nabyo cyangwa yabigenza, noneho muze kuri solution bwa nyuma. So nk'uwo watinye ikizami ubundi wamenye umubwira iki? Nk'uwo watinye ikizami cyangwa watinye presentation wamenye umugarura ute? Umufasha ute? Yaje tuvuge afite ubwoba bwa present. Hari n'abarwara akajya mu gitanda kubera ko ejo afite test. Icya mbere uramubaza, okay birumvikana, uramubwira birumvikana kugira ubwoba. Nanjye ntureba ko maze imyaka myinshi mvuga imbere y'abantu, iyo ngiye gukora presentation mbanza nka prepara, mbanza nkatekereza ese nimbigenza bitya bikagenda bitya, so it's normal, urabinormaliza. Noneho wahize ukamubaza ese niki wumva kigutera ubwoba cyane, ese urumva bari buguseke, ese urumva n'ururimi wagaragara mu bantu benshi, what is your biggest fear, akabikubwira. Yahize kubikubwira akambwira okay umbwiye ko bashobora kuguseka, ariko ntawagusetse, nibyo utekereza biri mu mutwe. Ni ukuvuga ngo akenshi ibintu dutekereza iyo tutamenye ko ari byo dutekereza, bitangira ku affecta amarangamutima yacu. So ubu urimo ubwoba ufite muri imagination, ni ukubera intekerezo zawe. Rero nta muntu n'umwe uri buguseke, ariko ntihagira n'uguseka, ikibazo kiraba kuri we, ntabwo kiba kuri wowe. So icyo gihe ugerageje urabideconstructinze, ntabwo umubwiye hekada ntabwo bari gusa umwana w'imyaka 12 agira ubwoba, ntabwo umushemize kuko c'est normal kandi n'abantu barabivuga. So ubwoba yego burahari, urabuvalidatinze, nanjye njya ngira ubwoba, birasanzwe yewe, kandi uzakomeza unabugira, ntugire ngo buzagenda, n'ejo uzagenda ubugira ubwoba, ariko komeza wiyibutse yuko ni ibintu biri mu mutwe wawe, ntabwo ari reality. Kandi nihagira n'uguseka, ugenda ubwira umwarimu cyangwa ikibazo kiraba ari kuri we, ntabwo kiba ari kuri wowe. Donc etape ya mbere wahaye agaciro amarangamutima, wamwumvishije ko umwumva. Aya kabiri umufashije gushaka solution, niba ariko nawe urabinormalije, uranabyishizeho, umweretse ko nanjye bijya bimbaho nubwo ndi mama wawe. Completely normal. Yego. Hanyuma icya gatatu ubwo twavuga ko ari heki muri za etape zo kumufasha. So urumva twamwumvishe, turabinormaliza, empathizing, empathy, kwishyira mu kumugirira imbabazi. Ni ukuvuga ngo niba umwana aguye cyangwa niba barwanye, niyo yaba ari mu makosa, njyewe abana banjye niyo baba bafite amafuti ku ishuri ukambwira, I still empathize. Ni ukuvuga ngo nishyira mu birenge bye, kuko buriya nta mwana mu buhaba. Nta mwana mu buhaba, bafata amadecision atari meza, bakanagira behavior zitari nziza, ariko ntabwo bibagira abana babi. Icyo ndashaka ababyeyi bacyumve, nta mwana mubi uhari ubuhaba.
bashobora kugira ingeso zitari zibakomeretsa ahubwo bo cyangwa zikomeretsa n'abandi akagenda akarwana akaba ari byo twita ingeso mbi ariko ntago bimugira umwana mubi. So umwana wanjye njyewe niyo yaba ari ku ishuri yakoze amafuti, icya mbere mbanza nkamwumva impamvu, kuko nta mwana uhaguruka ngo agire amafuti gutya gusa, haba habayeho imva n'imvano, turabanza tukayumva, nkabanza nka empathizing niyo yaba ari we uri mu mafuti, nkamugirira nkishyira mu birenge bye nkamubwira I'm sorry that happened, ntago bishobora kuba byari bigukomereye cyane, donc nkishyira mu birenge. Noneho narangiza nkamubaza ese niki wari gukora gitandukanye wowe usubiye inyuma, urumva na yahe makosa wakoze, how would you have handled it differently, ni gute wari kubikora uburyo butandukanye baramutse baguhaye chance yindi yo kubikora. Donc next time kikubayeho we ukamuha chance akabiprocessing ubwe kubwe, noneho yarangiza nawe kubikubwira ukamubwira okay nanjye nari mfite suggestions ese nshobora kuzikubwira, ugasanga nkaho umusaba uruhushya nubwo utarimo kumusaba uruhushya. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umufasha kubuildinga ya emotional intelligence we kubwe, no kumuha respect, kuko uburyo retreating abana bacu hano bakiri bato ni nako bazadutreating bamaze gukura cyangwa batreating abandi. So it's very important yuko tuba respecta mu bwo bwana bwabo, no ukamuha iyo chance yo kubitekereza. Next time numva nzabigenza gutya, kamubwira uti yego uzabigire gutya ariko unongeyemo kano byagufasha kurushaho. Yego, cyangwa nanjye hari ibyo natekereze ese nabigusangiza ukabimusaba, gusa nkaho umusaba permission, icyo gihe yumva afite agaciro. So tugaruke rero hahandi, ni ukuvuga ngo wa mwana arakubwiye, uramwumvishe, urabivalidatinze, urabyaknowledginze, umweretse ko biri normal, ariko noneho uramu empathizinze, uramubwira oh I'm truly sorry to hear ko bakubwiye nabi bigagukomeretsa bigatuma ubabara unarira, nibyo bintu birababaza rwose, empathy. Noneho warangiza mukajya muri problem solving, ariyo ya nyuma. Okay, ikibazo cyari iki, mwarimu rwaniye igitabo, none aho kugira ngo icyo gitabo mwe kuzakirwanira ubutaha urumva wari kubigenza gute, cyangwa urumva ubutaha wabigenza ute, akakubwira. Yaba ntacyo na kimwe afite cyo kukubwira, ukamubwira okay hari ibyo ntekereje mu kanya, ese nabikubwira, ukamubwira okay icyo gitabo wari kugenda ugafata iminota 5 ukagisoma cyangwa isaha, warangiza na mugenzi wawe mukagurana mugatekinga turns, ntabwo ari ngombwa mubwirane nabi munakomeretsanye kubera igitabo. Noneho icyo gihe kubera wamwumvirije, wamuhaye n'uwo mwanya, wamuhaye n'iyo espace yo kumvira, tegwa amatwi, wa mwana ya solution uri butange araza kuyumva. Ariko iyo akubwiye ikibazo ukahita ujya kuri solution agifite ya marangamutima kibabaye, ni nko kumena amazi ku ibuye, uvuga ngo ya solution ntabwo iri nyure mu mutima, ku mutima we uri heavy, urababaye. Kuvuga ngo ifoko ubanza ugatekinga care of the heart before you give solutions, kuko solutions is the mind, is the brain, kandi iyo umutima ubabaye ntabwo brain functioning mu buryo yakagombye gufunctioning. Kuvuga ngo aje ndegera ko amwimye igitabo, sinihutire gutavuga ngo nakiguhe, iyo niko mwabaye mute kukimuhora kuki muhora mu Rwanda igitabo nacyo ekoze nakiguhe muhereze rero urahanga, right? Kandi we ndari ukundi kuntu wari kwicara ukabigenza neza. Akandi kabazo mfite kamatsiko, umubyeyi yemerewe gusaba umwana imbabazi? Absolutely, cyane rwose. Iyo umubyeyi, iyo nkuko nabivuze abana bacu biga batureberaho. Ngiye gutanga urugero. Last night nubwo nari nateguye kubivuga, ejo rero nagize umunsi muremure, ndaruha cyane, yabindi nyine bigeze urabona mu masaha yo kuryama muba murwana no kugira ngo abana bajye mu gitanda ku masaha kugira ngo bagire enough rest. So sometimes bedtime can be very hard, kuko ubundi it's the end of the day, abantu bose barushe, yaba ari abana yaba ari ababyeyi barananiwe.
ubundi twebwe ko tubigenze dufite bedtime routine cyangwa sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, dufite gahunda iyo dukora mbere y'uko abana bajya kuryama. Ni ukuvuga ngo ndagenda nkabaganiriza, nababaza umunsi wanyu wagenze neza, ni ibiki byabashimishije, ni ibiki byabababaje, mbese kugira ngo baganire. Kandi barabikunda, barabikunda, ubona bavuze ntibabashaka no kurangiza, cyangwa tugasoma nk'igitabo tugasenga gutyo. Ariko hari igihe kubera tuba twagize umunsi muremure, bagize activité basket, bagiye mu mapiyano bla bla, ugasanga uwo mwanya ntawe uhari. So ejo uko byagenze mvuga ngo narananiwe ku buryo nta mwanya wo kugira ngo tugende mwayo madetaye yabayeho. So ku buryo hari nabo nababwiraga mugende mwoza amenyo mujye kuryama, ugasanga ntago barimo kumva. I ended up mvuga nabi. Mbabwiye nabi, mbese umwana umwe yaje bakomeza bagaruka mu cyumba. Nababwiye mujye kuryama ntimwongere kugaruka mu cyumba hanze. Ariko to nabivuzemo ntago yari kind, ntago yari nziza. Kandi mu bintu niyemeje ni ukugira ngo ukutabwira abana n'abana banjye mfite umushiha, ni ukutababwira nabi. Ubwo rero ariko niyo twiyemeza ibintu hari igihe bigaruka. So ejo rero was one of those days, ndababwira nababwiye mugende muryame gutyo. Ndanje baragenda barumva. Ndagenda ndiyumvira, numva ko navuze nabi. Self awareness, I reflected self awareness. Ndagaruka ndagenda mu cyumba cyawe ndababwira rero mumbabarire, I'm so sorry, nabatuye umujinya kandi uwo mujinya ntago wari uwanjye. Ndananiwe rwose, nagize umunsi muremure, niyo mpamvu mvuze nabi rwose, mumbabarire. Baranje baravuga rwose mami it's okay. Umwe ahita avuga mami nanjye I'm sorry, cya gihe nagize ntya wambwiye kubrosa sinagiye ntabwo numviye, I'm sorry, umva yewe turahagenga, good night, love you. So to answer your question, ni ukuvuga ngo abana biga kuba vulnerable cyangwa kuba abantu, kuba umuntu, kwa kundi uvuga ngo nanjye ndi umuntu. Biga icyo kintu cyo kuba umuntu bakiga muri experience bagirana natwe. Leading by example. Niba uri wa mubyeyi uhora wumva ijambo ryanjye, iryo jambo ntawuvugiramo, iyo mubyeyi yavuze nuko bimeze. Abanyarwanda nuko tumeze. Yewe nabara abanyarwanda gusa, kamere muntu nyine. Niba mvuze nuko wa mwana nawe azakura arizo ngeso yemulating, cyangwa ari byo ni nako azajya treating abashuti be, abavandimwe nabo, bakuze abakorana nabo cyangwa aba partners babo bazashaka. So yes, it's very important ko umubyeyi asaba imbabazi mu gihe yumva yuko yakoze amakosa, kuko icyo gihe icyo bigisha umwana nuko c'est normal gukora amakosa. Kandi iyo yakoze, be accountable, assume full responsibility of your actions, noneho uzisabira imbabazi. Iyo uzimusabye nawe ahita aboneraho nawe akazigusaba, cyangwa yaba atafite n'amakosa ntazigusaba, ariko akiga yuko yishima ko byibura atiriste wamuhaye agaciro. Ariko nawe mu gihe azaba akoze amakosa bizamworohera gusaba imbabazi umuntu uwo ari we wese. Nibaza ko tubivuzeho pe, tubimazeyo neza. Uwabyishe wumva yabirangije twamugira inama akajya kubihindura, gutangira kwirebaho. Gutangira gukontorora uko muri social awareness ko ajya mu bandi. Uwabyishe mu bana cyane, kuko ni ukuri ndisi uri ko hari abiyumvishemo benshi ko babyishe babirangije, ntiyicire urubanza kandi nanone ngo abe yikarire cyane. Hareba ukuntu ahubwo abigarura buhoro buhoro. Nanjye ndimo ibyo ngiye gukosora. It's never too late. Ni ukuvuga ngo niba hari ibintu nk'ibyo waba warakoze nk'umubyeyi cyangwa igikomeza no gukora, extend grace to yourself, wibabarire, ahubwo ukomeze, noneho utangire kureba, gutangira wowe kwiyiga nk'umuntu, kwimenya, kwisobanukirwa. Byaba bikabije wumva ko bimwe utabisobanukirwa, hari ababyigiye, hari counseling therapy, hari kujya kuri YouTube cyangwa no kuri Google ukagooglinga emotional intelligence,
cyangwa kuri YouTube ukagenda wumviriza ibitabo, ama podcasts. Hari ama resources menshi umuntu ashobora kugenda yiga cyangwa akoresha we nk'umuntu kugira ngo bikomeze kumwongerera ubwenge n'ubumenyi kugira ngo akomeze yifasha ariko afasha n'abakunda n'abamukomoka. Akabazo ka nyuma, umubyeyi umwe abyumva undi atabyumva bigenda gute kuri aba bana? Wakavaringa mugenzi wawe ntibibagereho? Mpa nk'urugero. Ni ukuvuga ngo ngewe ndimo ndumva ayo marangamutima y'uwo mwana, ndimo araza kundegera nkabyo, undi ati no, undi hariya akaba kiba kiri kwiriza, undi ati no, ni ukuri reka tumwumve, buriya wasanga aho hantu ntibari kuhahurira. Umwana afata ibyiza umuhaye akabyigiramo, cyangwa arabifata ariko ntibigire agaciro kubera ko uri iruhande we. So ikibazo ni umwana niho mfite ikibazo cyane. Ingaruka ni izihe? Iyo practice turi kuvuga iri gukorwa n'umubyeyi umwe, ariko undi ntabwo ari kuyikora, kandi barabana mu nzu. Uvuga ngo wowe uramwumva hariya agenda agahutaza. Ni iki afata cyane kuruta? Ni icyiza cyangwa ni ikibi? Cyangwa byombi ushobora gukavaringa wa mubyeyi? Byombi. Ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba kumva ni uko iyo abantu bakuru bahuye bagahitamo kubana, baba baragize experience z'ubuzima zitandukanye. Ni ukuvuga uburyo umwe yarezwe n'ibyo yakiyemo bitandukana n'iyo muba mwararereye ku karere kamwe, mukaba mwaragize experience zenda gusa, ariko ntabwo mwarezwe n'ababyeyi bamwe, ntabwo mwagize experience zimwe. In fact hari aho nasomye bavuga ngo nta bantu babiri bakuriye muri environment imwe, ntabwo bibaho. Niyo yaba ari impanga zavutse ku babyeyi bamwe, ntabwo zishobora kuba zararerewe muri environment imwe, kuko umwe akagenda mu ishuri rimwe, undi agahura n'abashuti bandi, undi donc environment zigenda zitandukanye. So likewise rero iyo mwahuye nk'umugabo n'umugore cyangwa abantu babiri bashaka gufatanya ubuzima, ntabwo muba muri abantu babiri batandukanye bagize experience zitandukanye. Bivuze yuko n'uburyo muzafata ubuzima n'imibanire yanyu hagati yanyu n'abana banyu izatandukana, kuko mwarezwe uburyo butandukanye. Icyo kintu ababyeyi bagomba kucyumva kandi bakacyubaha. Now iyo umaze gusobanukirwa yuko umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye cyangwa mama w'abana banjye cyangwa papa w'abana banjye arera uburyo butandukanye, icyo wowe wakora, niba hari ibyo wowe wamaze gusobanukirwa ukumva yuko ibi bintu umufasha wanjye cyangwa umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye akora bishobora kuhutaza abana, icyo wakora ni uko mwabiganira, mwagerageza uko mubishoboye mukabiganira mwebwe nk'abantu bakuru, abana batabyumva, mukareba uburyo mwabihuza, which is very hard. Cyangwa mugashakisha uburyo mwagenda mu gushakisha help kugira ngo ku nyungu z'abana, kugira ngo mukomeze mufashanye. Ariko niba tuvuge hari umubyeyi umwe urimo emotionally intelligent, kuko birahaba, ni nk'uko umwe ashobora kugira strength mu kintu runaka, wowe umugabo wawe asobanukiwe ibi bintu bya technology kukurusha. Uvuga ngo no muri domaine y'amarangamutima cyangwa y'imibanire, umwe ashobora kugira muri area yindi, ukabona la struggling. So iyo mumaze kubona ko umwe afite strength runaka, noneho iyo wa mwana aje akaba akeneye espace yo kugira ngo arire, anabe supported, bababyeyi bareka wa wundi uri for aho hantu kugira ngo abimanaging, aho kugira ngo muse nkaho mutera n'amagambo cyangwa wa mwana mumuhuriyeho. Byakabaye byiza yuko bareka wa muntu wumva yuko utrustinga yuko afite kukurusha. Kuko tuvuge cyane cyane abagabo b'ababyeyi, ababyeyi b'abagabo hari ukuntu bagira iriya authority wa mwana, bakamubwira wa mwana kumva kurusha uko wa mama. Ugasanga noneho na wa mama iyo umwana arize byorohera umubyeyi w'umumama kumuhoza. So ugasanga muramutse musobanukiwe effort z'undi nako forte cyangwa strength z'undi,
mwareba uburyo murabigabagabana umwe nk'ababyeyi akamenya aho afata undi akamenya aho afata ariko iyo umwe asa nk'aho abikoze undi ntabikore wa mwana aba confused yego bya bikomere bikomeza bikamuzaho akaba confused nyine abwirwa benshi akumva beneyo Yeah. thank you so much mama nta kibazo ni ukuri tuzagukenera kenshi Yego. kuko ibi ngibi ni ibintu twakuriyemo turimo turabyiga dukuze abenshi urumva abana ibyo twamaze kubaha n'Imana ibizi ariko kwiga ni byiza it's never too late nk'uko wabivuze hari ibyo dutangira gukosora kugira ngo abana bazakure ari abantu bashyitse kandi bazima rero nyirabyo yabyumvishe numvishemo ibyanjye n'undi yumvishemo ibye turagushimiye cyane mama thank you so much urumva hari inama watugira ya nyuma oya inama nyinshi twabivuze ariko nanjye ndashaka kongera kubashimira yego ubw'aka kanya dushimiye na Clement uri ku buhanga bw'ibyuma dushimiye n'abatutega amatwi again niba hari ibyo twavuze kubera ururimi buke ntibiveyo neza ntibyumvikane neza cyangwa niba hari ibyo twavuze bitajyanye n'imyumvire yawe rwose nta kibazo buri umwe atoramo ibimufashe bitamufasha kandi akabyihorera murakoze cyane thank you so much mama God bless you thank you too